nakunze imihanda dala dala imanzi kukunda mapapa china la mongo nataka kukua I promise you dala 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 oh baby dala sitarudi tena kudanganya Mungu wa mbinguni I swear asante nakunze imihanda nilengatizo wa munze my love nataka kuwa Petit frère, vitesse. Fresh. Meze neza. Okay. Hano uvuye? Ubu nibwo nkivayo kabisa. None se wafashe ukazana agafone gato kari kuri chargeur. Mu cyumba. Ira fast fast ndashaka kuvugisha shiri wanjye. Mwito ntabwo turavuga. Njyana na kano gashati. Shayi hute mwana shayi hute. Ntaye. Kureba neza kureba rero suri kuramwiye. Arakoze cyane. Nakutegemea sina wasa love yo Mpenzi wangu nakutaja siku na mchana yo Dale nduvirira nataka kuwa Uzana mbongo uzana nyoso uzana mbongo uzana la vie abana b'Abanyarwanda kwiri bamaze gufata imico yiwabo ngo baragafashe ngo bafashe ngo ibintu ngo bya kirazira ngo kuba ndabajijisha ndabatesha base ndashaka amafaranga ndashaka iki ndashaka amafaranga amurichi man big boss mwaranyirukanye Kinshasa nje gushaka amafaranga mu Rwanda ndubaka ama etage Kigali. Hello? Oui, belle. Meze neza nta kibazo. Ko wanazera? Yego mansha nabona kwanza. Mwambi. I miss you. I would like to see you since niba ko nakubona simbizi. Oh, miss you too. Pilot! Hey, go boss. Come here. Sit here. Hey, boss. Numvise muzee. Hey, go boss. Ndashaka kuguhereza mission. Nshakira umwana. Urumva? Ndumva. Amafaranga ndafite. Hey, go boss. This is your money. Yes. Right, man. Yes. Ndashaka kuguhereza umwana. Hey, go boss. Nanjye umpereza umwana. Hey, go boss. Jo mwana nguha na amafaranga. Hey, go boss. Umwana nawe umpereza nuwo ku muhanda. Dufatikanye gukora amafaranga. Ndabyumva boss. Cyangwa umuziki. Ndashaka ufata kwa aya mafaranga, aya n'amadolari, aya n'amanyarwanda. Ndabyumva. Mba nomero y'umwana wizera muri quartier hano iwanyu. Tuzakorana tugashaka amafaranga. Je banyita big boss. Hey, go boss. Ugira amafaranga utunga. Ndabyumva boss. Utunga, sivyo? Ko simuzera, ko shaje. Nk'umwana nka nimero y'umwana. Boss. Uramufite? Ndamufite. Yarize no mushomeri. Umwana wize. No mushomeri. Azi Igifaransa n'icyongereza n'igiswahili. Okay. Umwana ndamushaka. Yewe, gusa urumva byashoboka. Ninde muri kuvugana kuri telefone ko numva. Ntabwo nzi ko byashoboka cyane mbana yasaba mu ruhushya. Nta kibazo. Ninde muri kuvugana kuri telefone. Bakumana yanjye mbega umukobwa. Ma, tipe mushito wanjye nashakaga kugusaba uruhushya rwo kujya guhura nawe.
uransaba uruhushya rwo kujya guhura nawe uyu munsi ntabwo ujya gusenga kujya gusenga ndabanza njyayo tuze guhura mvuye gusenga cyokoze mana njye narumiwe ubwo uzi uri kumva ibyo ari byo bizima Nusi mama kujya guhura n'umuntu mvuye gusenga kandi kumva ntabwo uruhushya wajya kwambara ukaza tukajya gusenga ntacyo ubwo reka njye kwambara ariko nimva ya n'ukuri mbabarira umagahushya kwe tujye guhura sawa mwana we kunaniye mama nawe ndabona se gusaba agahushya gatoya gato kanganote ko guhura n'umuntu nk'iminota ingahe nk'iminota 10 yonyine aha mukobwa ugende ntabwo nakubuza ariko umenye ko ugomba gutebuka ukaza tukajya gusenga murakoze cyane sawa umugwiza tunga mu gihugu ugasoma ntabwo ukamenyereye muze ibi bintu bikora abantu bakomeye soma gake ongera usome njye ndi umukino ntabwo ibi ni ibiki bose abakire murakimara 8 tangiye kugoreka ijwi muze tangiye kubyumva dore iyi 5000 rushyika hariya ndikuboneza gutazimenyereye fate makanzu ibanze icemo gusa buretse kuyibika abakoze bose 0788 8 5 00 ahantu ubona haparitse imodoka z'abasirimu niho ngorera ariko ni kwaje wimbaza byinshi tebuka ndagukeneye ya wakoze umwana araje naso ya 5 miliyoni byo nakubwiraga jya wayibika ko numvishe ijwi ryo n'uburyo avuga ndamukenera ashobora kuba ari akagabo muri quartier kuko byumva urumva bose ndamwizera ibi ni gucece ko mwizera ntibivuze kumuzi mu mutima hari icyo bita kuzingatia mutu mu Kiswahili urumva hano hari terimi ivuga ngo uzana mbongo uzana nyoso ufite amafaranga bafite byose sinagukuye amafaranga sinagukuye mu ruganda ngo gushyire iwaje bakora bose ndabyumva muhamagare mubwira ko banyemerera agahushya amenya ahantu turi buhurire ubundi ampe ku mafaranga shumana amaze iminsi mfite ubukene meze nabi zekidacuma nahamagare daba ufite n'amafaranga menshi ahari ubwenge se arabufite ntabwo mwana byagenze bite se yego sheri kandi kugira ngo nguhereze feedback mubwire ko yabinyemereye ahubwo ikibazo ni ahantu turi buhurire ntacyo ubwo ngubwo niba ari aho ngaho ariko ntabwo bisaba igihe kinini nawe ndagukunda sheri sawa reka nitegure ubwo ngubwo nzi sawa igitego ndagitsinze kanze nitegure Sina niba ari uko atari wihanagura baba bayanaguruje we bite byawe ko uzi ugonga abantu hano ahari nsenda gukinisha uko natungana bose ntazo ni ukuzugwa iruhande rw'abantu wambwiye icyo uri kumushakira ngende inyamaswa ugumye aho ndebe niba ahari
ntaso nifuza mwitura iruhande rw'abantu hano n'iwacu bose mwiwe ari hanze hari umuntu wari urimo arabashaka mbonye ari agatipe k'amafuti kutwanwa ariko bisa kose banzaye n'akabando rekeraho kujajwa birazeho maze shyiraho bose mwaciye out the side injira shaka ukura ako gasutamizo kw'imodoka imeze ntihanagure bose bamurejewe reka nabona kuri ibanga ukaba we mama uritunda igihe wasohoka uri gupyina kugira ngo ujye ahantu heza sayi ouais petit peace urambo ni wanyu sit down Nyarwanda mani ryo mu Oh my God. Thank you. Cyuwe. Yego. Cyane urugendo nyine ntabwo wabura no kunanirwa. Bite? Nari ngukumbuye we. Nari ngukumbuye pe. Meze neza. Yakora haciye n'igihe tutarabonana rero. Hano harashyushye. Ntabwo byabura ariko no kwihangana sibyo simbase ndabona n'amazi wayitwaje ntabwo nanjye kuyagura kunze abana wayitwaje yego okay ntacyo birumvikana ntacyo ntabwo aza kundambura icyo ngwaye so yeze wano umanuka inahe ngukume ntabwo ndi kuguhaga pe nanjye cyane ndagushimiye Mana yacu ushimiye kugira neza kwawe ushimiye impano n'urukundo rutugirira Kristo waturinze wabanye natwe suko turi beza suko tugukiranukira sinagwanire hafi cyane bakoze kuturinda rero none n'iteka ryose amen kwiye gushimwa mwami ukwiriye kuba mwiriwe amakuru ni meza ni amahoro abandi mumeze mute tumeze neza karibu ku ntebe mwakicara nsanzwe inyura hano nari nanze gutambuka ntabasohoje yewe wari ukoze ariko sigaye ukunda kuza kudusuhuza cyane arega mba nabishimiye ni uko mbona bitabanyura ariko kuza hano kanjye ni ingirakamaro kuri mwe mutwishimira se simbona duteye nk'abandi bantu bose abaturage bose bahora bishimira arega uri umuntu mwiza oya ndi ubusanzwe iyo umuntu bamuhaye inshingano zo gufasha abantu no kubayobora ugenda ubitaho oya uko ubitaho se niko ugenda winjira mu ngo z'abantu uravuga mwiriwe ugasohoka ntabwo genda buri munsi uza ugenda ugaruka big boss we muvugana peace wumva sinshaka diranjoma ibyacu ni kwasiri ibanga ryo mu mutima
sinongera gusubira ndi wamva iruhande big boss ikirahure ndashaka kukugira umukire wo ukazana ibintu nk'ibyo shaka kukugira umuherwe muri quartier ukareka isoni ugasanura inzu ya so aya ni iki namaki ibi ni biki ndabona ari amadolari inoti nzima n'izipfuye hano turazirya niyo mpamvu ntuzi inganda n'amamodoka ngiye kuguha amafaranga 100,000 sawa y'amanyarwanda we n'amadolari 60,000 ujye kunshakira abana ku muhanda 4 uravanga hano leta nta giciro bashaka agenda balance ako tugomba gukora agenda balance mu miriko tugiye gukina cyo bita trick espoir ngagukiza sinzongera guhura nawe usa gutyo unanutse gutyo ubusuri igiki abantu bose uyoboye ujya ubishimira ndabishimira ariko cyane cyane haba harimo umwihariko ku baturage uyobora rwose ntabwo waba wishimiye umuntu erega jya wishimiye umuntu bishobotse wanamwitaho ukanamwitaho se niho ibintu bigeze ihangane kamwiherekeya utazimpaye se ninde wanjye sikosa kazana gutya telefone wasinya kuma kameze gutya twakicisha umuntu rero guhaye gakeya akajya nkonge nta kibazo oya kuma kenshi kararyoshye nasa sheri nabona narengukumbuye cyane pese nkubeshya ariko sheri n'ururiro n'ibisuko byaje ariko birumvikana nakwitaho sheri subize nta kibazo ku kibazo cyawe nuko waratinze kubimbwira subize ntacyo ariko ndabikubwira ntacyo nakwima ntacyo nimugoroba turapanga uburyo bujya kwisukisha sibyo nimba ntabwo bambwira ngo peace ntabwo nimba ari ntabwoba chance nditeguye aya ni amadolari iyo nyabura njye nzakwikurikiranira nk'umugabo sawa nta kibazo nzaguhingana n'umuryango wawe ndahita mbazana naribi nyuma y'isaha ebyiri outside sawa nuko ntanga misiyo sawa azamba amafaranga yatamba amafaranga nzamwica n'umuryango we ntabwo uzancira kwitaho kwawe rero njye ntabwo nkeneye mfite kirisito nakurikiye bitatuma nemeranwa nawe ibyo byirari byawe ntabwo ari irari ni ukuba umuntu muri inshuti bisanzwe kuba inshuti bisanzwe ndi bisanzwe ariko wowe mba mbona hari ibindi bikwihishe inyuma oya birahari ntabyo niko n'abantu bagenda bafashanya uramfasha iki se ko nta kibazo mfite abantu bari inshuti barafashanya oya genda ufashe abandi njye ndumva nta kibazo narashatse bareka tukibera inshuti nta bushuti nkeneye kuri umuntu mwiza se kuba mwiza si ubizi gute none yatambutse arabibona oya ntabwo umenya mu mutima w'umuntu uko hameze umuntu mwiza unkoraho ahubwo reka nkubise rwose ibyo ntabwo yaba oya ubundi twumvikane mudugu nta mahoro jya uza uyobore ariko kugenda winjira mu buzima bw'abantu oya kubahane reka mubwire ngiye kuba nje hano kuko nakwishimiye ahubwo nyemerera nimba wenda udahugutse ndabona hari ibintu urimo nzagarutse oya genda ubyumvise kandi ubyumva neza iyo umuntu akurikiye kirisito ntahaba ahuriye no kugenda yumva andi matwi yo yajya na hino noneho
ariko se ariko ndimo ndabona unafite rwaserera wahaguruka nkaguherekeza ukamvira mu rugo. ntabwo ngenda kereka n'imyemerera ko nzagaruka. Oya mbabarira cyane haguruka ugende dore urugi rurakinguye. Nyemere n'ibindi bintu umuntu yabigeraho. Oya ndakwiyamye buri munsi uhora aho ngaha. Oya haguruka unsohokere mu rugo umve wa mugabo ugenda uyobora abandi bose apana njyewe. Uzuza utambuka ugenda ku rugo apana genda mvira mu rugo. Nzagaruka ariko uko byagenda kose nushaka nzahatiba. Abayobozi bo muri iyi minsi ngiye baranyobeye. Ese ni kiri abantu babatorera kubera iki bumva bagenda bakura abagore baba batagira abagabo mu mutwe? Abasa murabizi Sano mbazaniye inkuru nje kubakiza amana udukiza umvuga kajama gokaje nje kubakiza amana sereka gute ibi byo kuza rero muza kubibe ubwo bwanyu bajya mura muri internet urumva umbarenge wala mbiri ikintu wowe gatwo nje ndababwiye ngo nimbabwiye no ko serious mbazaniye inkuru nziza ngiye kubakiza umva rero ni nkawe kiragura wabona umungu izino biziva mu cyagaza urumva mana jewe nahuye n'umukire urumva nimvuga umukire numve niye kari danje murabizi ko ninda kwemera akajye nemera afite icyo bita idolari iratsitsira pande gutya urumva uyu mwanya rero tugiye gukorera amafaranga yantumye abantu bane ngize amahirwe murabizi groupe yacu turi batanu yantumye bane muri bane umva ari ikindi kirenze icyo ngicyo umwe rero by'akarusho kamubwiza ukuri wowe wowe ugiye kundusha umushahara ati gute rero yabwiye ati mu bantu weguruzanye abarimo umuntu usobanukiwe ikintu cya internet urumva banze na telefone yawe Infinix Hot 12 na ibanye nagirwemo password ugiye gufata amafaranga ndagaza ibintu byayo by'ubugeto by'ibikire kare noneho ni amashato amakimbo ndagaza muri tayari ahubwo man mwebwe muri gutinda ngo tugende man ahubwo se umuboss ari ikibazo cyumbagira ubwoba man je ntabwo oya bwarashize kikuva yagiye mbwa ya muri mu kibuno ahubwo bizi sha niturize ariko ngo ubwoba bushira ubwoba bushira mboro ngubwire man ibintu by'ubwoba ubishyire hasi kubera ko ari urusansu rurimo urumva ibintu byo buvanga uragera ngo yerere bazakubita amapino za tureba hejuru va man P.MAX-R no kansusukure man abo mwe muri gutinda tugende man ntabwo ngusuzugura man amba man muve mu magambo tugende hari ibindi se tugende man siko bimeze kwidari njyewe haha nakwirenza da ntacyo wazumbaza hari ikintu yamaze igihe kirekire nifuza kubwira ndifuza kwamberanye n'abana banjye aka kanya neza se nta n'igihe gice ntabwo cyakubona ariko icyambere rero kuno tuba dufitanye sibyo rero tugomba kubanza kwicara tukabitekereza ariko ndabanza mbitekerezo ngirisha umutimanama wanjye numve ko ibintu uri kunsaba byahita bikunda ako kanya yego ariko ntamenya igisubizo nimugoroba sibyo oya nabwo byibura basitegereza nk'ukwezi igisubizo so gifite se ninjye gifite ariko guko mana kano kanya ntabwo byakunda shira okay nta kibazo ndumva ko bigoye ariko reka ukwezi muguhereze ariko nitegura ko wambera madame sibyo nacyo nyuma y'ukwezi nzagusubiza hano nyizeye serious ko mukunda nanjye ndabikunda ndi isoko y'amafaranga mu ndebe mu maso sawa
ndashaka umuntu uzi internet ku buryo bwiza ushobora kuba umuhaka. Ninde uzi internet? Uzi internet? Computer hano ni ikibazo ufite. Mwese mugomba kumenya ko sibyo tugiye gukorera amafaranga. Ndabaha amafaranga, ndabambika murasa neza, murajya n'iwanyu muhubaka imitana, ariko muraza musange dukorera iki? Amafaranga. Muri Ingara baravuga ngo uzana mbongo uzana nyoso. Sawa? Babwire bivuga iki? P.MAX. Kwirama uzana mbongo uzana nyoso. Uzana mbongo uzana mbongo uzana nyoso. P.MAX. Mbaha amanyarwanda, mbaha amadolari, mbaha iki? Nta amadolari, wumvishe mwabana? Ngiye kubaha amafaranga. Urumva? Buri wese ndamuha $10. P.MAX. Muri batanu. Amadolari 1000. $1? Reka mba muri garage. Hatangiye unazana n'imvi wowe. Nta gusohoka. Gahunda iriho ni ugukora akazi, kwica, gusambana, kwiba, ikibi cyose muzi mugomba kugikora. Yewe mwitegure tutandukanye byose uzi cyambere n'iki ikibaba warono. twagiye Muhaguruke mwese tugiye kwenjoyinga. Kubajyana muri hoteli, urumva? Murye munywe mubyine mutahe. Ejo nakazi. Sibyo? Kabi cyangwa keza ukemera, ukanga duhangana. Ntabwo ujya kwishima kwa Big Boss amenya amabanga. Shibiri nubwo bimeze bitya nanasabwaga mushya gato. Yego mama rero yari yagiye gusenga ariko ngende. Kuri bose anyway, thank you for coming to see me sibyo. I love you. Tubize. I love you. Reka rero nguherekeze sibyo. Ntabwo kudeplase kugeza bira ku muhanda hafi nyine no mu rugo sibyo. Nta kibazo. Nta kibazo. Okay, of course. Thank you. Dala, dala, sanje nakunze mihandama. Dala, dala, ingarutse kugukunda. Menapa kwa jina la Mungu nataka kukuoa. I promise you dala, dala, dala. Bimeze bite? Isawa. Turacamo. Nihanganiye kuba nkugoye n'umwanya kuba kimwe n'umuntu kubibona ariko hari ikintu ushaka. Ndagushaka wowe. Urashaka iki? Ni akantu gato. Neza telefone. Uretse ushaka kumutwara ese urabona njye ndahari njyewe. Ese ni ibituma murimo ubundi sohora uwahe uteye uturuka he? Ukamana. Ushaka sisa sisa. Sheri uri kujya he? Juu kabisa ndabibonye ko akora amafaranga abonye. Abonye ko mfite moto asengera ku modoka.
Ngerekane igendere ndebane nawe noneho sha. Igendere.